Mubarak ndashaka kubona muri comment huze ikintu bita bloke gusa Mubarak mani na zenu murankeneye kurusha ukuntu mbakeneye kuko mbazanira ibyo mudashobora kugiraho amakuru haza nkabibaha mukabyumva mukunguka mbunguka mwikisi mwabuto namwe so ibi ngibi rero byo kuza hano gufata mama I don't give a fuck urimo kumva bituma nabyuka mu gitondo se ariko sha uriyemera ntabwo niyemera igihe cyose ntizeye ibyo mbangiye ngo dufata ntabwo ndi wa muntu uzaje kubazanira ntabwo ndi wa muntu uzakora ibintu kugira ngo improving abantu kugira ngo murambaho mu mari iki iyo amasaha ageze mfunga live nkayifunga nkajya mu zindi gahunda shut the fuck up stupid people aha niho hava ikibazo gikomeye urumva atumurire wacu wazimye so ibyo ngibyo rero iyo mbonye injiji ariko nta nisoni uzi ko izi njiji areke bazi igihe mwari gukora ibi ngibi cyarangiye kera cyane cyarangiye kera cyane ubu ngubu ikintu babwira ikintu kimwe ni mugerageze nibyanga muzaze mukubita amavi muyoboke ndarababwiye ngo if you can't fight me join me ndababwira ukuri kandi uko niko kuri nani option mufite nimwe gusa it's just to join me uko niko kuri ntabwo ari ukwikina ikintu mufiteho kimwe mushobora gukora no it's just to join me mukavuga ati Mesiya Godifada mutanga amagambo twaje nyakubaho we hey naho ibyo bindi none se shambwe murasura mukanutsa noneho ndi no kuboroka message ntigeze nanasoma ndakuboroka dore hano ngo nzaguma ati nzaguma wajya he ko ibingibi urunyereye rukandika ko rugenda kuba kuri social media utumva ngo difata ni nko kuba mu gihugu kitagira amashanyarazi niho kuba mu gihugu kidafite guverinoma ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ndaryoshye kumva niyo mpamvu mwahuye ndaryoshye mbahukuri so mutuze rero hamwe mwige muze hano bayobozi ngo ni icyuma you have nothing to do uretse kuza kuvuga ati yego mwidishi mukabera bakanda nzugi uko niko kuri kandi mugomba kubikora nta yandi mahitamo mufite iyo udafite amahitamo uricara ugatuza kuko ntawe muzabona nkanjye nazi igihe naje munkeneye naje munyotewe ndaza mpitama nka ndirimbo yateva ngo sokimari inyota sokidakama urumva godumari rungu godudakama ntabwo warangiza ngo nayo none dore kambabaze mwabu uvundera imwe iyo muvuga ngo mugiye kuzimya ngo ndibada uzanyaka data uzanyambura umwanya na hostingagamo uzavana access ku makuru ko mutaza ahantu nyakura so mbwira ikintu wako ntabwo kibaho ntabwo ncuruza content ahangaha niwo mwibesha mwabu suriramwe ntabwo ncuruza content urukumva ncuruza content birumvikana ntabwo ncuruza content singira ubu YouTube ntunze aba YouTubers aba bana baba YouTubers ntunze mwese muza kuri coding ibiganiro mukagenda mukabaho mwebwe nashyize hano nkabahereza umugati ngabashira umugati ku meza nibo bazanga bakabarwanya aba bana bama YouTube ntunze aba bagenda mwebwe nimwe mugomba agize usura muragenda mugahita mumuhoma kabuno ntiyongere no kunnya urumva it's what uzapadura twika koko mwebwe murya ruko navuze sha murya ruko navuze stand up mushake zikoshodera fure muzikone mubakone
abagukurikirana indushyi uko none ndeba wowe warushye wakavuna wanze no kunkurikira uzana umwana wawe n'umugore wawe dore muri kumwe ku ifoto wanze kuza wenyine wowe wanze kunkurikira wenyine uzana n'umugore kankuboroke kugira ngo nkize uvane iyo foto y'aba bana y'umugore wawe nanga ntuyandikire ngo bogorye kumani nazako so twagiye kibasumba vuye kuri kamera utugure igitabo cyawe ubundi nigire mu bifitiye inyungu urimo kumva naho abangaba bari gukora ponyoto urabona uzi ibintu reka ze mbwiriza injiji ubamabwire mwabutunamwe ibintu muri gukora ni nko kubona ifoto y'umukobwa kuri social media warangiza ukagenda ugafata isabune ya gifuru ugatangira kwikinisha uri kumwimagine ibyo kuza gutunga urutoki Godfather ni ibyo ni nko kubikora gutya sheri ntabwo nari ko waje niba waje reka ndongera guturagurika wahavuye uraho kibasumba mwiza mfura ya mama mukobwa w'inseko gira impagarike n'ubugingo igiko dore uruhanga sha ntabwo tukumva wakunda muri kumwumva aho byari bije Yesu nashimye kurakaje ko numva warakaye ntabwo yandakaje abantu nakiriye message maze kwakira nabyize nakira message z'abantu barenga nka batanu ati Godfather ngo habayo ngo agatimu urimo kumva ngo baje kukuzimya konzemya uranze mutaka urazimya Godfather ariko ibaze kuzimya Godfather ariko koko ibaze ye mbwira shushu mbwira ibingibi byonyine abangaba bo abangaba bo ndabafite ikintu mukora ubundi nuko mumanika mu giti ubundi ngacana umuriro munsi y'igiti akamanza gushyibitsi fatiraho tubwira iby'igitabo cyawe igitabo rero reka manze nkereka abantu reka manze nabyeretse abantu wow nabikoze udahari nabikoze wagiye bibigira abantu wagiye ariko babwira ko tuza kugira uyu munsi mwarebye mu byitegereze dore ngiki igitabo yacise araza kudusobanurira naza kitwereka kizuminge byantwaye umwanya okay behind silence behind her silence sorry dusobanurire ni nyuma yo guceceka kwe kiri mu rurimi rw'icyongereza behind her silence cyangwa nyuma yo guceceka kwe and ntabwo ndi bukivuge neza kuko nshaka ko mukigura mukagisoma ni igitabo kirimo ni inkuru y'umwana w'umukobwa nahaye izina rya Isimbi izina rya Isimbi and behind her silence muzi guceceka kwe guceceka kwe gikubiyemo message cyangwa se ubutumwa bw'ibyihisha nyuma y'abantu baceceka cyangwa nyuma yo guceceka abantu bose tubona bacecetse baba bafite impamvu ituma baceceka ariko tutazi and kirimo nyine imvune abantu bagendana mu mitima yabo cyangwa se ubwoba agahinda ariko batabasha kugaragariza abantu n'ababakikije batabasha kumenya amaso ababona atabasha kubibona inyuma ngo amenye ngo uyu muntu ari guca muri ibi ariko bafite ibintu bikomeye inyuma biri behind biri gutuma abantu baceceka ugasanga umuntu uramubraminga wamuntu ukavuga kiriya gihora kijunjamye kiriya gihora nishaza gihora kivuga nabi gihora kiti kubera ko atavuga cyangwa utamubona mu bintu byose ariko abafite impamvu iri behind kandi ishobora kubikomeye. So behind her silence ni igitabo nanditse ni inkuru ishingiye ku mwana w'umukobwa nahaye amazina yitwa Isimbi uca mu buzima bumusaba guceceka akarwana intambara ari wenyine ku buryo nabo babana mu nzu batamenya ngo ari guca mu biki ariko izo ntambara arazitsinda. So message wenda nziza irimo nuko kuko ni urubyiruko Isimbi harimo message yuko buri muntu wese ukomeye aba yaragize ibihacamo by'umwijima sometimes binamusaba guceceka ariko abamukikije ntibabimenye gusa akazagera igihe cyo gutsinda. So rero suko abari guca mu bihe bicecetse atari uko
ahazaza habo harangiye cyangwa hagiye kurangira, umuntu ni ibihe nyine uba ugomba gucamo kugira ngo nabive muri strong. Ariko nanone hakabamo guceceka sometimes ntabwo aba ari amahitamo, ahubwo usanga ari ukubura ukugira. Ufite abantu utisanzuyeho, ufite abantu utabwira ibintu uri gucamo, cyangwa se nabo ufite ntibagutega amatwi nk'uko ushaka ko bakumva. Rero guceceka hari igihe usanga ariho hantu honyine ufite umutekano wo kwihisha, ukavuga ahantu reka bariho n'itsimba by'igihe. Turabizi hari abakire ahangaha bafite amafaranga hanze aha, ariko usanga avuze ngo ngiye gufata icyumweru njye kuruhuka, Samuel akagenda wenyine akajya kwihisha. Rero uwo muntu